ko wiha karibu se ko mbona uje wiha karibu mwegerere ko wicara wamwegera seke umuntu maze iminsi 3 abantu ngenda mwegera nampi imbere mwicaraniye mweye nibya kuya azanye atanabinkiraho neseke azanye kizi nene subwo umuntu maze iminsi atabantu namenya avuye he none saba ngo shani ngo wamutunga ngaritonda ngo ngende umusazi ke ibaza havuga ngo shani ngaritonda ngo numwana mwiza ngo we nguri ingare nguri umusazi nge nzana bikora cyane yigo iyo ndaya se yo nyikatanye ndarara nanditse kane nditwa ngo nashaka umugore kubera uzi ko nari gumura inzoga ntago nanditse kane abagukeneye amafaranga baraguheheta bagukeneye ayo mafaranga nese we urukundo bagukunze n'uru erega ubu ngubu erega nakomeza muri ibintu bundi azasanga yari niyo nzoga uri muvuga nyiguze nkayinywera hanatuza ntacyo yabintwaye ariko ikintu gituma ngenda kwinywera mu kabari ni umutuzo nabuze mu rugo rwanye ndi gushaka ukawubonerayo niba utanabizi sayingiye umugore utarabyariye umugabo abizi neza ntago yazamuri agatuza nkuko kazamura imbere yanjye niba icyo kintu utakizi mfatisha nyine kora ko Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbisa bakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndi kwa Rasheli ariko ni mama ndede mama teta amenye ko kwita Rasheli no mama ntagari byiza ndi kwa mama teta ari we Rasheli muramukazi wa Shani yangira ngo muramwibuka neza ndi mu rugi we yampamagaye arambwira ati uze kuza kugera iwanjye ibintu byambereye bibi ngira ngo muri ko kubushize nabasuye ari kumwe n'umugabo we ariko nyine bitameze neza bapfa ko yatanze abana nibyagenda neza rero nyuma byakomeje kwanga hagati ye n'umugabo kubw'impamvu iri kuri buri wese hagati yabo ko ari babiri rero yamamagaye arambwira tuze kuza mu rugo tuganire kuko mfite ikibazo cyavutse mu rugo iwanjye n'umugabo wanjye nifuza ko waba uhari cyangwa se n'abantu baza kudufasha kugira ngo dukemure ikibazo cyacu ngo wayikaze mu kiganiro kwa gataho yego hanyuma bimeze gute mu rugo cyane ikibazo ke kuba cyagiye ugenda bwaraciye mu gitondo umugabo ajya ku kazi ndamutegereza nk'ibisanzwe isatahira ndamutegereza ziranarenga ndavuga ati wenda ashobora kuba yagize nk'umuntu w'inshuti bahura bakanaganira mbona burije burakeye umunsi ubu nk'ibibiri bitatu bigenda gutyo mbangiza ikibazo muhamagara kuri telefone adataha no mu rugo muhamagaye kuri telefone numva atari kumbwira neza nyine ambwira nabi ndamwihorera uyu munsi nabwo nibwo nongeye kumuhamagara arambwira ati ngo ndataha uyu munsi ngo ndakugeraho nana amasaha nyenda cyamutegereje iminsi ngadataha iminsi bayitatu adataha atagera hano ariko wenda afite impamvu cyangwa se zikaba ari impamvu zo ku kazi uraho neza ke makuru msawa twabasuye agerayo mvaho ko wiha karibu se ko mbona uje wiha karibu mwegerere ko wicara wamwegera seke umuntu maze iminsi 3 abantu ngenda mwegera nampi imbere mwicaraniye mweye nibya kuya azanye atanabinkiraho neseke azanye kizi nene subwo umuntu maze iminsi 3 abantu namenya avuye he urabura guha umugabo karibu ubikwitaza shake nta karibu ngiye mfite agahinda
ke umeze utese madamu se si bya bindi byiwe bira ngewe kandi simbifitemo uruhare hari icyo nshinze madamu ndebera ko kuva cyagira aba yamyenda aracyayambaye yagiye cyagiye yambaye ase ubundi n'abantu babaga ntabwo bari kugura n'akandi kenda ukanakambara kuva cyagiye ni gutya yavuye hano kumwamusize hano ajya mu kazi ubu nuko agarutse nawe wa mwenda n'uyu za nkweto nizi nuko ari gutaha ndamamagara kuri telefone none se ndakwakira nzi uvuye he uteze umenyesha basi ngo ndahana cyane nagize akazi uya ntago ari ukwisaza amagambo ambwiye urayaza ariko warambwiye uti rero wowe nzajya ngufata uko wishakiye mba nifite stress mu kazi nshobora no kukararamo ijoro rya mbere rya kabiri rya gatatu muri se kurara muri urugo harimo induru zimeze zityo uri byo bivuze iki uyu keza we ntabizi niba ushize ukuntu wanzamukanaga rwararagaruye kuba nambaye umwenda umwe nuko nyine ni igisobanuro cy'uko nta handi hantu nigeze njye kiretse niba arawuke rwararushya wowe yafata umwanzuro wo kujya kuba mu gasozi iminsi 3 oya nagombaga kugenda nagwamagara hasi numbwiye ati ni impamvu z'akazi ndi mu kazi ukambwira nabi niko byagenze none se umva papa teta shaka kubaza hagati yanyu ikibazo cyatuse kuri nde kugira ngo ugende uko umva ngiye mpamagaye impamvu nde nanaje mu rugo rwanyu yahamagara ambwira ati bya bintu byagize ingaruka ku rugo rwanjye n'umugabo umugabo amaze iminsi sinadataha sinzi aho ari nigeze mbwira aho ari sinzi ibyo arimo ntabwo nzi agacarimo noneho we agatekereza kuri hehe kwamuha mu kazi kwa shaniye njye byambabaje kubera ko yavugaga shaniye kari nyine ko mufitanye agakungu muri iyi minsi ndavuga ni ibintu bishobora kuzagera ku rundi rwego tubyita amagambo niyo mpamvu yamagara tuze kuza mugababwiye kari muzi uyu munsi uze kwihangana uhagere umva amagambo wumve nyine umva tumenye ahantu yari ari kuko wavuga ko uri kwa shaniye ariko uzi ko ibyo uyu mugore akomeza gukora bizankururira habi impamvu bizankururira habi bigiye kurangira shani yamugize umugore ku mpamvu reka nkubwire impamvu ku mpamvu z'uko ntabwo uyu mugore ari ikibazo cy'umugabo ahubwo ni urwango afitiye umugore mugenzi we urwo rwango kugira ngo nduce rero ni uko wa mugore n'ubundi akeneye umugabo mwapurike ni umuntu uburaho yiturije twibanire nk'umugore n'umugabo none se ko maze iminsi 3 nataha mu rugo icyabinese uko navuye hari za ntonganye ari yegeyege nkagera mu kazi naniwe ndi stress naryamye nzajya ndara mu kazi nahe n'ubundi ari induru n'ubundi narinje kurira ko byibuze yacururutse ariko ndaje nsanga n'ubundi ni kwakunda ubusiyo nagusanga yize ngo nabafashe mu makoti imitego simba nyiriye ahubwo ke ndumva yarahaye shani abana kugira ngo ajye kubitaho bari kumwe na nyina na shani wabanda ararengana urabasize wabanda ararengana ngewe uhamagaye na Rodrigue kumva kari kubivuga ngewe nimaze iminsi ndara mu kazi cyo koze ejo bundi na manager arambaje ati boss ko mumaze iminsi mbona umeze gutya navuga ni impamvu ngewe meze gutya ni impamvu yanjye nta wundi muntu ukwiye kuyimenya ariko ngeraho ndamubwani rero shana ubundi uhisha umugabo mugenzi bikarangira n'ubundi bikubayeho wenda wanangira inama mu rugo rwanye nibimeze neza ndamubwira atambwira ngo wibagiye ko abagore b'ingare babaho mwibaze manager wanye n'umwana magarari yaramimbwiye akimbwira gutyo rero nicyo gitumye ngewe nza mu rugo rwanjye ndavuga nireka nemere nzikubitwe ntahuke ariko ugiye maze iminsi ndara mu kazi n'ikimenyimenyi naguze matera nshyashyira iba mu kazi usiga no ugiye kujya bibiri oya rwose ngewe muri office yanjye icyumba tubikamo ibikoresho ibitabo n'ibindi nabwiye manager ati genda ngurire matero yinzani n'amashuka n'imisego nge ndara mu kazi fata amashini mu kazi kubera yuko none gwe ni wawumfatiye nibi byose ni wabikoze narakubwiye ni umunsi umuzicuza kubona uri ndi impande yawe nibyo ibingiye utangiye kugwangayika ngo umugabo wanjye amaze iminsi abaye yagiye kwa runaka uwo runaka ibaze kuri gutekereza ibintu bitanahari nta cyabaye hagati yanjye n'uwo runaka none se kuki we muvugaho ukakomeza bitsindagiza ngo nanajyayo ngo twana abana ngo nta mugabo agira ese hari umuntu waba arakubwiye ko nagiyeyo uyu bw'amagambo avuga uyu bw'amagambo yivugira ke ntujya ubyumva amagambo yonyine aguturuka mu kanwa niyo yabyemeza neza nta n'umuntu ariko se ke ubusayi ngiyi wenda tuvuge Keza ni nk'umuyobozi wenda yaje gukemura ibyacu
kugira ngo nawe adacuruje avuga ngo wa mugabo urya rw'ibya bintu yabigize intambara bya bintu n'ibintu bye wa mugabo urya arasambana n'umuhehesi uyu ni umugore mugenzi wawe uri kubwira ibi ngibi urumva nawe afite uko atwara urugo rwe nagira ngo umubwire umubwire iki kuko ngenda bizana ufite ikintu cy'ingingimira umaranye imyaka n'akaka ntazi ngo nzitwa umugabo ryari ke mumbarize hari umuntu waba waramubwiye kumwe abagore bagira shujuje n'utuntu turi aho hari umuntu waba warakubwiye ngo umugabo wawe mubonya akatira kwa runaka wakinura urasamye dore barimo barabikuri hari umuntu waba warakubwiye icyo kintu sindi umukubaze ngo ninde uwo muntu niba hari ndabyemera niba hari amakuru wigezeho mu cyari bari gicikaho hari ukuntu wowe ukeka hari ukuntu ukeka hari no kuntu ufite amakuru bakubwiye yes ntayo ni ubyivugira w'amagambo ambwira niyo ngiye nkuramo ibisubizo nta muntu wabimbwiye ariko iyo ambwiye ngo shani yangu namureba ngo twabana ngo namufasha akavuga ngo ngumva ibyo mvuga ureke ibyo nkora yego kubera iki ngiye niba nivugiye ni ngewe muyeri indege yari hepfo mu muhanda igenda kandi uzi neza yuko indege mu muhanda usanzwe bitakundi biri ku kibuga cy'indege ibyo urumva utahita unyita umusazi oya ibicango uvuga iby'indege n'ibiki n'iby'imihanda byo ngibyo bireke ujya ubyivugira ukavuga ngo shani yangu wamutunga ngo aritonda ngo ngende umusazi ke ibaza havuga ngo shani yangu aritonda ngo n'umwana mwiza ngo we ngo uri ingare ngo uri umusazi kuvugira hejuru rega ni impamvu nibi oya anapatiye mu mashati kubera we yari witwaye nabi nose bwo yari yanshimishije nanakubwiye nkarara mu kazi na keza byumva ngiye nagiye nijyanye nk'umugabo mu rwego rwo kwereka yuko nshatse kugenda nakwijyana utanyirukana mu Rwanda ni niyo mpamvu ndugarutsemo sinirukana nta mugabo wirukanwa mu rugo nubwo nakora amakosa ngana iki nta wundi muntu yaza ngo yitwa umugabo wawe none ugiye kenda abona n'umugabo agiye kujya akora ibyo yishakiye ngo nta muntu wamwirukana mu rugo rwe nzakora ibyo ushaka kugira ngo ukunde unyobore ubu naje tangira unyobore ndumva ari uguhangana ke ibi bintu ndabona ari uguhangana none kari cyo ashaka ngire ne we ntukajya uvugira hejuru ugabanyijwe niba igitekerezo umubaze ndabakubwira ibyo ugiye gukora kuko nawe nushyira hejuru ukamwereka kumva musaza wawe kumurusha keza niba ushaka twunga n'uyu mugore dufatira haba igishyushye niba ushaka kumugira inama ukunda nk'umugore mugenzi wawe natongane n'ibyo atonga n'ibyo ashaka ariko nimba abona nuje yikomeza kunzeyuka cyane kuko hari igihe intare ukomeza kuyikora mu musatsi uyikora mu musatsi uyikora mu musatsi ikagera igihe rwa rutoki ikarubonamo umuhigo igahita irukacira nagende gake nimba atari ibyo ntazatinda kubona ko yibeshye umugabo wawe shyirijwe hasi umwubahe n'umugabo wimurutisha musaza ko musaza wawe yubatse urugo rwe ruranga nawe uri kubaka urwo we nka mushikira ariko seke arifata akavuga ngo yaguze matera ngagura amashuka ngashyira mu kazi ku kazi k'abakozi bose baba batashye akajya mu nzu muri iyo geto yiwe yo ku kazi akaryama agasinzira ari wenyine bugacya mu gitondo neje akongera akabikora gutyo bikaba iminsi 3 bikaba 4 ari umwe uretse no kuba amafoto y'umugabo ari uburyo bwe uranyumva neza ari uburyo bwe se gute njye nzanabikora cyane yigo iyo ndayase yo nyikatanye ndarara nanditse kane nditwa ngo nashatse umugore kubera uzi ko nari gumura inzoga ntago narananditse kane kengo no wumvi iyo nzinyweye none se sigara no mukazi kararunwa nararanywa bivuta by'abagore none se byamarayika shaka amanyinya kagarura ibyishimo ku mugabo babaye nk'imodoka acitse feri nawe urambaza ngo nanyweye inzoga kenda bano bintu byakomeye ahubwo se nakaza abakozi baraza kukwinuba kuko nago boss azararana n'abagore mu kazi indaya nukuvuga ngo nimba nukuri kimara gomba byabita sinzi kuntu babyita bya papa by'abagore by'abagore nukuri none se we ntuyagira hano kabiri kanga utaransize naya gusize ahubwo kuba utaransize amavuta sinisigaye amavuta uri kuvuga ye bahawe ugeze uzi ibintu iki ariko nukari guhumura ahuma se byabita by'abagore byo mu mitwe nimba ari ibiki ntabizi n'inzoga byose bivanze none nakugira santima mu busaswa urimo uvuga ibyo bintu bimeze muri abo bantu bose urimo uvuga ngizo ndayizoki
nta ayo magambo nta n'ibindi aranakureba ati boss ariko nabona uhunga baba bagukeneye amafaranga baba baguheheta bagukeneye ayo mafaranga nese we urukundo bagukunze n'uru erega ubu ngubu erega nakomeza muri ibintu ubundi azasanga yari niyo nzoga urimo uvuga nyiguze nkayinywera ahantu hatuza ntacyo yaba intwaye ariko ikintu gituma njya kwinywera mu kabari ni umutuzo nabuze mu rugo rwanjye ndi gushaka ukawubonerayo none njye manyinya yamfashe ntabwo nabona umwana wiho umeze neza nese bukungarukiye ke imfizi urabizi ni ke kangarukiye ibyo birwara zanye ibyo byose mujyane kwa muganga ndabanza kujyane kwa muganga ahubwo banza ari we dogiteri ndabanza mujyane kwa nukuri ndamujyana kwa muganga ari iminsi ne uri kubyumva urampimisha iki niba utari izo ndwara ukazuka zinyarira subwo ngenzi nzaba mu ahubwo se ngiye nigize ndyamana nawe na mbere yuko tubana ngiye naryamanye nawe none se nese umwana twamukuye uyu mwana twaramutoraguye bishobora kuba byarabaye tukiri muri fiance nyuma wenda ugatekereza ukavuga ati ari kubeshya uri kumbeshyera uri kumbeshyera uri kumbeshyera uri kumbeshyera uko oya ari kumbeshyera ari kumbeshyera nese uko afite ikibazo wenda mufite ibyo mupfa bitumuzijyamo ariko sukuba ko nawe none se nimba naragiye ngibaze ngo twabana nta muntu erega umugore ajya gusara undi muntu nta muntu yoba inzira atari mu yindi iyo nzira yari arimo rero nanjye nkwiye kuyitekerezaho nimba wumva yuko utekereza yuko nk'umugabo wubahaga nshobora gukora icyo kintu ukaba unshinja indaya reka mbyemere sinabura kuzijyamo kuko uzi ibyatuma nzijyamo ariko se wowe nturi inyamaswa ngaho mbwira untekerereze neza na keza arari nguyu arumva mbwira mu minsi 3 utekereje ko umugabo adahari ntumpamagaye kuri phone ngiyi yanjye horaho sinya nkuraho phone sinaguhamagaye ke oya wanga amazimwe abantu habona ubu si uyu munsi ko wambwiye kuri buzi uyu munsi ko twavuganye kuri buzi naguhamagaye iki niyo mpamvu ngiyewe niyo ndayo nyibona nuko defo y'umugabo ufite ibyago niyo byanze ngira kwima koko barakwinda ke bazana beshye na telefone nose twavuganiye ngo iki uyu munsi twavuganiye kuki iyo byanzira kwima uyu mugore ntigeze amamagara dore umugore utaguhangayikira ijoro rimwe amajoro 2 amajoro 3 kari nubwo wizana ni nko kubona ihene igiye ikaza kwigarura nyir'ubwite avuga ati iraza cyangwa iriga none nanyukize mu mukozi nk'uwawe zenguruka inonzi yose uyirebe ko yasize ko atari kwisanga ariko ari ahantu nazize ikimenyetso aho hantu rero ngana tashize ikimenyetso naho wagere naho nasize ikimenyetso naho wagere aho hantu kuko byanze bikunze rwose hagize umuntu waba waragezeho nawe wabimenya ariko mama teta ngere kambasaba ikintu mufite urugo rwiza n'ukuri njye narashimye papa teta ukuntu yagize umutima wo gufata abana akabasubiza mama wabo naranamushimye cyane barumva se sha barumva nuko wowe wahindutse ukamuhindukirana na n'ubu ukabukimuhindukiranya umuhora ko yatanze abana kandi ibyo yakoze bikoze n'umuntu w'umugabo kandi abikora neza na nyuma y'indaya hazaza hoya ke nyuma y'aba bana habaye ibintu byinshi bikomeye kandi uri kubibona none se abana ko bamaze kugenda kuki bigomeza kuba gutyo ukarara mu kazi ukagumayo mama teta wenda uri umuntu mukuru singurusha wenda urabizi uzuko ugata urugo rwawe ariko uko tukuzi uretse n'by'umugabo wenda yavuga abantu bose badukurikiye turakuzi kuvugira hejuru niko mvuga keza niko mvuga nta mutima muyundi burimo niba ari kuvuga rero umugabo akwiye kubimenyera ko atunze umugore uvugira hejuru ariko narabimenyereye ahubwo ikibazo nuko arengera ibyo rero ngewe bikantera intimba nkavuga ntireka nigire mu kazi ndariyo n'uwo mutima wo kujya mu nda sinawugira ariko umugore wanjye ntabwo ameshe ubu se reka nkubaze aranduye reka ke ubu dufashe nk'inzira nona tukajya ku kazi kawe sinsange iyo matera n'amashuka n'imisego ari kuvuga byagenda biti binyemerere oya binyemerere ngewe oberetse ibyo ngibyo mbere yuko byemera nanjye reka mbigusabe urumva ugiye kunkorera igenzura ngewe nidusanga uwo mugore uvuga ko naryamanye nawe atari byo kandi ari wowe ubyivugira ni wowe ubivuga ni wowe ubyivugira niba ataragiyeyo ni amahire ariko ni wowe ubyivugira uranavuga ngo indaya ngo urazibura uranabyivugira ngo indaya ngo arazishaka akazibura ngo zibonye ngo ninsanga bitarabayeho nyine ubwo ngubwo nzaba narakubeshyeye ubu afite umugabo ubona imbere ye ababona abandi bo batabaho ubu nkuriye mwana wakubwira agahinda afite gayo zaramugaruye ariko uwo mwana uramukunda pe none se erega ararengana
umva atamugaruye agahinda aragafite wamwambuye abana be n'ibicya yaje kubita amarira hano ayo marira azagwa neza urugo rwacu kandi rero byose ubikora waraza kukigira ndetse niba uri kugutera kurara mu gasozi yewe ntujye ucuruka ubu mvuze sheri naba nshinga amabiri yambwiye ngo sheri sheri ngo mbaswite imanyanya amatoryi mandaga manyanya we bihere ariko keza kuri umunyarwanda akaboko kazaguya bugihuza ikiganza gutya ko bita bihura amajerwa uyu ntabwo ngeze mvuye iyo minsi 3 nishize kadahagurutse yo mugabo mwiza kwa kundi ariko nyumvira keza wewe uzukuru cyo nimaringa mvugana umugore wanjye ugiye kure ukuntu noneho ubu ke umuntu maze iyo minsi yose ataba hano nari kumwakiriza kumubwira ati sheri ti karibu ariko ntiwigeze umpangayikira byagaragaye naraguhangayikiye naraguhamagaye warabibonye nanakwandikiye mukoze ni rongo tani ahubwo uyu munsi nabaye n'umwana mwiza uyu munsi nabaye umwana mwiza aho winjiye ukicara nkakwihorera nuko keza araha namara kugenda uramvugutanya byarangiye keza umuntu yaranimfite keza yatumye ucuruka imbere yawe oya iyi minsi 3 ngaho mbwira ukuntu umuhungu uramuhungu wanjye yakweguka mu gihe ubona umugore nanjye ubu nakifata nkava nkamara iminsi n'indahari nanjye nkahita mvuga nk'uko nguko uri kwanga ufite ibibazo nanjye nkahita mvuga nanjye ngo mfite ibibazo ngo reka ngende nshaka ahantu ngo njye nose njye nabuze ahantu najya ngo njyeyo nanjye nabuze ahantu ho kujya ngo ngende njyameyo icyumweru ubundi ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bw'ubungengira yayo ayo kurara mu gasozi yayo yonyine n'ibindi byose urabikorera pusi yaraye hanze babaye iki babaye ikira ubwo nakundi ubwo nyine nuko ubwo nabaye inturo nyine ariko iyo ibaye inturo itungwa n'amavoka voka z'imiteja rwose ikiriye amavoka y'imiteja ibonye ubwo nanjye kuba nagiye mu izo nawe uri kuvuga nuko nyine nabaye inturo kuyorera uri gutungwa n'izo ndaya none mana we none aragira ngo bigende bite ke ubwo nambuze ikintu mugira inama nicyo nakora mugira inama gutuza nkabyihorera kuko rwose n'uburyo nsanze urugo rwanjye rumeze uru rugo ntirwitabwaho nk'urugo rubamo umuntu ushaka kubaka rero mwakabyarana mwese muri bakuru uyu mugabo niba ari izo ndaya niba ari aho hanajya niba ari akazi mwicara mu biganiro bikini shake kumera nk'uko marite byamugerekeye musaza wawe Marite se byamugendekeye ka umugore rero wamunaniye nyine akigendera nanjye umugabo agiye kunanira ahubwo ke umuryango wacu waragowe reba shamye naniye musaza wanjye nede n'umugabo nawe agiye kunanira ni uri kunanira rose ntatangiye kubigaragaza arara mu gasozi umunsi umwe wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ubuse base nukumura n'abana basi mudakumbura n'abana basingiye bakavuga ati n'umugore yarananiye niba nyine naramunaniye basi ntiyanatekereza ku bana be avuga ati umugore yarananiye reka nite no kuri abana mbagure n'amata ubuzima mpamvu ndi hano ni ukubera abana iyo minsi yose kuba ntarakubyaje abana kwishoma nino ntabwo nturi kumwumva se ntabwo garuka ubundi ko nyinshi zibaye kubera abana niba utanabizi saa iyi ngiyi umugore utarabyariye umugabo abizi neza ntabwo yazamuri agatuza nk'uko kazamura imbere yanjye niba icyo kintu utakizi mfatisha nyine kora ko bagira ngo abana gafasha kurakara mfatisha niba ushije kurakara bigenze neza ako niko gaciro ngo kuba warambyariye abana abana banjye ndababaza barabona ubuzima bwa se na nyina batongana gute niyo pose tutarabyarana nta kabuza uyu mugore ntabwo nabana nawe nakwemera kuba wose iribatera nkagiye iyo ngiyo nkabwo mu buzima inzu sinayimwirukana nabo nayimusigiramo akaba mu buzima ashaka umugabo yumva azafata gutya agashyiramo umutego akarambika agakubita twagiye kubyara atandeba we imyaka twamanye tutanabyara ntabwo wandebaga uri kumwumva wagize agana kwa twarabyaranye uyu muntu umugira inama rero kuko jewe bumvisha aho biherereye ngiye rwose nagira ngo mbohoke ku iki kintu uyu mugore ntabwo mwanga ariko nawe ntabwo nkunze jewe ndumva twanasoza mama teta Rachel y'icyo navuga byukuri mwe mwese uko muri babiri
mwese uko muri babiri hagati yanyu uko muri babiri harimo genda wiruhukire. Hagati yanyu uko muri babiri hagomba kuba harimo umuntu wigiza nkana, kandi nushaka niba koko ushaka kubaka wenda uvugira hejuru ni kuvuga birashoboka, ariko nyine niba umugabo avuze ati uvuga nabi uvugira hejuru risasu hari aho ugera ukagabanya ijwi. Rero ndumva nta bintu byinshi nakubwira, nawe uri mukuru, niba ukeneye kubaka umugabo uramuzi, uzi ikimubabaza, uzi ikimushimisha, uzi icyo akunda, niba ugira ngo ajye ataha nyine ntazanye ukora mu gasozi, nawe shaka icyo umukorera n'uburyo umutwaramo, amahoro ahinde, mwongere mubane kuko mwari mubanyombere bino bintu by'abana bitaraza muri uru rugo, dore niho byose biri guturuka. Ndumva navuga byinshi rero, nawe nagusezera nanjye ngataha, umugabo agiye kuruhuka, ntabwo twakomeza tumusakuriza ngo nawe ujya mugenda umusange mu cyumba muganire, dore ibibazo byose bikemukira mu cyumba. Mama sanga umugabo mu cyumba muganire mu cyumba, wegeka kugi, nanjye ndasohotse turagiye, turakavura kari kujojoba n'ubujojo, birabafasha kuganira neza, ubundi muraza kuva mu cyumba museka byarangiye. Tabikora gutyo kazi yako nawe mu kiganiro.